ndamumena umutwe serious ndakumena umutwe n'imanure mageragere ngewe uzi ibihe byiza twagiriye hanga habaga none ukura idura bizima bujano mu Islam ukoze yabitunganyije nazaga ndi kurya gusa no guhita niryamira bono wakasinde njya kobina nokora kufya rubaka moto na moto aluka ndenge yakobina ngewe icyo mvuze gusa FRDC nukuvuga ngo inzuki ziri kurya ubuki ebana buri wese abyina imbyino ye so FRDC buruka marke yakobina nicyo mvuze nongere kunshinjaye mu 23. Mama Passy, Official TV. Umva nkubwire mada, kiza ngenda mbaye last warning. Muri masaragira umuntu ongera kurengana. Uyu musare bacha mugaragira ongera kurengana. Ndamumena umutwe serious. Ndakumena umutwe n'imanure mageragere ngewe. Naba namba kugira ngo ngubone wibalance imbere yanjye. Yakamwana nase bwo ngo biragenda biki? Uragarutse we. Kandi umwenda mwicirano muragarutse. Umva kiza attention na roquette. Attention na roquette. Soki orekera suwa beto imbesiri nayo nyama musanzi we. Nyinanje niyo mpamvu nabitabaje kugira ngo mube mwareba ukuntu mumfashe none se ubundi abigenza gute bwa mbere ntiyarabyemeye nubonye ukuntu ngeze mu nza kongera gasara none se ubwo ko nabahamagaye nkamwe kugira ngo mugire icyo mumfasha nimugerageze nyine murebe ukuntu mwabigenza. Yewe kubwanjye nubundi kubera ko naho kuba mfite ndemera ningeyo none se pfa kuba muhari. Umva nkubwire hari n'ikindi mutazi buri ngewe navuye indera mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe mfite ibyangombwa byanjye mfite uburenganzira bwo kwica umuntu ngasubira indera ku gitanda cyanjye urarenga hano ndaguhitana serious. Mungire inama nyine nkamwe nahamagaye nitabaje nubundi nagiye kubata rwose ubu nabahamagaye ntaraye mu rugo nagiye ku mukobwa twagendanaga ndamukurikira hajya hose none ko narayanze n'ubu nagiye ku mukobwa wari inshuti yanjye nawe akaba yavuze ngo yabuze yo kwishyura inzu n'ingende si uwo amaye amazi mwisiga iki gitenge sinari naraye nyibye mu rugo baraye bagize. Mugire rwose murebe ukuntu mwabigenza indigeze amezi 8 nta kintu kuva natwarinda ntago ndajya nakazi ndabona. Abantu mudukurikiye rero nko mubibona turi kumwe na Yakamwana aka Mubimba tukaba turi ahantu yabaga abana na mabuja wiwe Asiya akaba ariho tubashije kuba twamufata ngo tuganirire ku bijyanye n'iriya nda akabasha kwemera mu by'ukuri ngo uyu Yakamwana yatangira asuhuza abadukurikiye. Mva ngewe ibyo kibazo cy'inda ntago ari uvuga ngo no guhakanira so ya kwemera inda nta n'ubushobozi ufite nanjye ubwanjye nari naniwe urumva ko najya kwemera inda ngewe iranda ntabwo nemera ko ari yanjye ura muntu ahura n'abantu benshi gute yajya kungereka inda kandi nge natera inda icyambere nge sintera inda rwose niwe muntu nambeshye mu bantu bose nahuye nabo ura niwe mukobwa umbeshye ngo namuteye inda rwose. Mu by'ukuri kuko ntabwo mwaryamanye biye kuryamanye twararyamanye nkuko aryamana n'abandi bose ariko ntabwo kuvuga ngo niba twararyamanye ngo ninge wamuteye inda reba nawe ubwawe reba etage nabagamo akabiriti ndi kubamo karakazu kangana n'ikibiriti ubonye hari n'ikintu kibamo saha nabaga kwa mabuja wanjye Mutoni hasi yaruna akaba yarigiriye yose ngo si yaramfatiye runini sinari nzi kugura amazi sinari nzi kugura umunyu sinari nzi kugura amakara byose nasangaga biri aho umukozi yabitunganyije nazaga ndi kurya gusa no guhita niryamira ariko reba akazu ndi kubamo none n'ibibazo ndebera ukuntu batangiye no kungereka amata nkuru uri kungereka inda buranshakira amahoro koko ubashaka ko ndangiza uyu mwaka amahoro
njyewe nta gihamya mfite kuko nawe urabizi abakobwa bo mu uyu mujyi rwose bahura n'abantu benshi urabona nubwo ari uwo mu mujyi ni uwo mu nkengero nubwo bavuga ngo hano rebera si mu ishyamba wabona ni mu mujyi ni mu nkengero z'umujyi ahubwo rero njyewe aho ngo uriya mukobwa akomeza neza ibibazo ngiye gutoroka ngende n'inshaka nzagwe mu nzira none se ubwo urumva ngewe kuza ari kundiraho ubwo se buriya ntashaka kumbohesha sinzi impamvu wowe umuntu mwararyamanye kubera iki nyine mwagiye kuryamana uzi neza ko nta bushobozi ufite nyine kuko nyine wamufasha akashakiza ko nawe uri umuntu koko uyu mubiri ko watunaniye wa muhungu we ko hari igihe umubiri unanira umuntu neza neza n'umusazi ukaba wamurongora kuko ushobora guhura n'umusazi kubera umubiri ugashiduka wamwuriye neza neza aho ntabwo nakubwiye ko umusazi aryoha uzi impamvu umusazi aryoha se ni uko uri kugira vuba kugira ngo adahaguruka akagusarana ntabwo umusazi araryoha cyane kuko nutinda aragusarana impamvu aryoha rero ni uko uri kugira vuba kugira ngo atagutombokana uriya mwana wamuteye wenda urumva niba uri guhemukira wenda reka tuve kuri uriya mudamu ariko umwana nimba ari uwawe urimo urahemukira n'umwana wawe oya nziyaranja umwana avuka nkabona byo ufite ari muzima zirwanaho ntaho uzabura abaterankunga abavandimwe bazabimfashamo turi gukura uriya mwana twamurera nyine tumutera inkunga anderera umwana nakura umwana muri kiperi ngeze n'amahirwe ngasanga ari umuhungu atari umukobwa byaba ari sawa yahita aba n'umusitari nubwo najya mukatana kuduca n'utugiye dutandukanye dutwika ku biganiro simusiga nyina atarabyara uramufasha iki nyina nini kwa kumurebera igikoma urabona ageze mu gihe cyo kunywa igikoma kugira ngo n'umwana uri mu nda akure neza ibintu byo mu Rwanda ibintu byerekeranye n'igiporezo nyine agaporeza kugira ngo n'umwana uri mu nda asavuke kuko ari umwana ushyitse urabyemeye ugiye gutangira gufasha uriya mugore mu bushobozi buke mfite nzagerageza none se nzamufashisha ku bushobozi ntafite mwana nzamufashisha uko mpagaze niko nzamufasha nose waba uko mpagaze ni uko nyine nzakora ibyo nshoboye ibidashoboka gahunda yawe yo kujya muri Amerika wari ufite byaje kurangira gute muri Amerika twebwe rero nk'abantu b'impunzi biri byemera ari uko ubibonye biriya ni nko kujya mu ijuru ubu se hari icyizere ufite ko uzajya mu ijuru uzaryamo icyizere uragifite njyewe rero kujya USA ni tombora kujya muri Amerika ni tombora twebwe bana biriya iyo bije biraza niyo byanze biranga ariko ngiye kubera ko mfite I have my case isa n'isa dosiye yanjye narayisoje neza isa n'isa na flying nafite rutema ikirere oya mu biriya mu kwa kabiri mu kwa gatatu nibwo nzafite rezilita za nyuma ko hari n'abandi bapeti twari turi kumwe bacomotse hari umupeti bita Janti twari turi kumwe nawe yari yarazize itabi ryinshi ariko ubu yaragiye ntibigutangaze rero nanjye isa n'isa wakumva ngurutse wowe icyo uzira ni iki ni inzoga ni itabi icyo nzira ni ubusinzi ugasinduka ugakabya kandi muri Amerika gusinduka arenze urugero ntabwo biba byemewe abantu turi ni ahantu wabaga dore n'ahantu nabaga rimwe na rimwe nabaga ndi hano ku gete hari ukuntu mabuja yatahaga nijoro nkamufungurira gete ahangaha akinjira ntabwo nari umuzamu ariko nta n'umuzamu twagiraga hano wabaga hari uko yazaga yaramukinguriraga uwo ari we wese nuko nazaga yavuzeho ndi hafi aho ngaho maze nkamukingurira gete nka mabuja oya hano kwa mabuja ariko urabona n'ubundi aho yankodesheje ni hano haruguru ariko iyo manyuze ebana mpita nibuka mabuja mpita nkumbura kurushaho uzi ibihe byiza twagiriye ahangaha habaga none kurayidura bizi mabuja no mu Islam habaga hari ihene nk'eshatu zimwe turi gutogosa izindi
ziri kumbabura turi kotsa urumva ebana turi kurya tukanywa ipirawu izindi tugatogosa mu muceri sha Asiya man Asiya niyo mpamvu njya nkubwira ngewe nta wundi mu mabuja nzabona muri uyu mujyi wa Kigali nka mabuja Mutoni Asiya wanyihanganiraga amakosa yanjye yose ebana kanyihanganira mbese nari imeze nka musaza we ko nawe urabizi byangira ngira ibyanyi by'ingurube ariko Asiya yari azi kumanaginga ibyo nkoze byose akarakara ariko anytime akambabarira nige nazaga ninjoro ngo suta igipangu atangwamo imbere kuko annex yanjye yabaga hari imbere gutya hafi y'igikoni kandi ukuntu twari tubayeho n'ibiryo byabaga bihari wabaga wagiye wasanga abandi bari ugahita witekera kazi yabagihari nasubwo hari yandi kurya iki burambayeho hari ubu n'ubuzima nubwo yasiza nkodeshereje hari ariko ndi kubaho mu makata n'ukuri kw'Imana n'amakata none ndebera n'ikibazo kindi bagiye kungereka gusa mbaye uwandi oya mabuja we kubera ko n'ubundi amezi yankodeshereje azarangira ejo bundi le 24 ejo nzamuhamagara ndebe ko yakongera kwishyura amezi nk'atatu nangwa ngahe bazahora bakwishyura inzu ntabwo ushobora kuba wakwishyura inzu nk'umuntu we nanjye ndi umuntu w'umugabo haramutse nabuze nanjye nakwikoca ngese ntabwo ndi inzererezi cyane yego ndi inzererezi ko ntabwo ndi inzererezi cyane ku buryo nanjye nabura nayo ukwezi kumwe noneho mabuja nashaka azabyihorera wajya ntazabyihorere dubufasha bwe ndacyabukeneye ndishoboye cyane ku buryo nasuzugura mabuja akora ari USA United States of America mbo mabuja ashobora kuba yaratangiye akazi kuko nabonye ejo bundi yari yagiye kwaka akazi ko gukoropa ibaze mabuja wabaga muri etaje nyiyi none muri Amerika ari kwaka akazi ko gukoropasha nako bakamwima ejo bundi yatwerereje amafoto yagiye Sirius yagiye kwaka akazi ko gukoropa reba hano yari afite abakozi barenze bangahe twese twari tumeze nk'abakozi be ariko ndebera kubona Asiya wabaga mu nzu nyiyi yagiye kwaka akazi ko gukoropa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nako bakakamwima muri Amerika nta mikino wapi twebwe yatweretse amafoto atwereka n'ahantu yagiye kwaka akazi ko gukoropa barakamwima turanashutinga yaraduhamagaye twaramuhamagaye video call yatwereza amafoto twari turi no gushutinga filime y'Ikabuga ko filime yaracyakomeje filime Gatarina tuyishutingira Ikabuga agashutinga ari kuri video call mabusha none akazi barakamwimye ko gukoropa bashobora kuba yarakabonye ko baramubwiye ngo agenda azagaruke ariko urakina no muri Amerika nubwo wava hano uri umu boss iyo ugeze hari utangira kuri fakini job uvuze kago gukoropa wakabonye muri Amerika abafakini job akazi kose wakora karagutunga kuba bahemba kusaha time is money boni kusaha ko wakoze bahita bakwandikira umushahara wawe kusaha ariko yasanze y'umugabo we kandi umugabo we yamaze igihe agafaranga umugabo waragafite ndi mu nshingano za Asiya ariko se niba ari kumwe n'umugabo we turaziranye urumva mabuja umugabo we yanyoberwa gute ntabwo tuziranye ntabwo turabonana ariko twaravuganye mabuja kiri hano yaramumaye turavugana rwose uyu amahirwe aracyari 100% mabuja se ko hari muri Amerika ko atapfuye nubwo yansize hano ariko ntabwo yagiye gupfa kandi anytime nanjye nzamusangayo aracyari mabuja rwose na n'ubu aracyari mabuja kuko na n'ubu ndamukorera filime Gatarina na n'ubu ndacyayishutingamo njye mva hano nka Gikabuga tugashutinga ko nyinira Ikabuga ariko mu minsi iri imbere ngiye kujya nyinira Nyamirambo tugiye kujya dushutingira Nyamirambo twese muri Gatarina ntabwo urabona abandi ba boss cyangwa abandi ba mabuja bakwangaza ngo bagwakaze mbo ibira kandi abikora bisanzwe nkuko nabikoraga agihari
ariko nta mabuja ubu ngubu kugeza uyu mwanya nta mabuja mfite. Uriya babonye w'umurundi kari agatwiko kuri Iris TV. Iris TV. Uriya mabuja w'umurundi kazi byari agatwiko, ariko kugeza uyu munsi nta mabuja mfite exactement. Ntawe rwose. Ndacyari mu turaka gusa bisanzwe. Kuba biragoye ariko se nyine ntawe kubarega biragoye ku bantu bose, nta nubwo ari ngiye gusa, hari n'abandi bigora. Ahubwo ushaka kongerekaho abana niwe ugiye kunyongera undi muzigo. Ubwo nta kundi nyine iyo byaje nyine ni ukubyakira, none se wabigenza ute? Tuzabifata uko biri nyine. Mbese nta buryo wakwihangana ukizirika ntuzajya urongora abagore b'abandi mu gihe uzi yuko ubushobozi butaraboneka? Uzakwihangana ngo uri kuzajya urongora? Ndi ikiremba se? None se ntabwo ndemara? Oya, nta moteri mfite. Abantu bose nta bantu bahari bihangana se? Kwihangana bo bishoboye wakwihangana, ariko se mu gihe byanze, mu gihe byanze mbese wowe waba utarabigerageza bigahita byanga? Bigahita byanga. Uriya mugore umanutse mu iyo modoka ubonye ikibero afite, hano hantu hataha abagore beza, kandi hano hataha abagore b'abakire gusa. Ubonye ukuntu yicaye kuri vola, ikibero cyose kiri hanze. Ubwo uriya nkuriya naba ndi umupolisi koko nkamwandikira ndi kureba kiriya kibero. Fandi nawe yakibonye ahita se avuga ati genda rero rwose. Kiriya kibero ukikibona ntabwo waba ukimwandikiye, tuvuga ati gendere rwose. Mbo icyo nasaba abakunzi banjye nangwa se abafana banjye ni sapoti kabisa, ni ubufasha. Nshimira by'umwihariko umumama muri USA bita Apolline rwose, ejo bundi yankubise amadolari 58 ayanyuza kuri Keza uriya munyamakuru wa Kigali 250, niwe wayampaye. Uwo mumama rwose Apolline ndamushimira cyane, kandi niyica narayikurikirana cyane. Urabona iriya video twashutingiye Kimironko ndi gukora muri resitora, niwe muntu wayipostinze mbere. Uwo mama wese yarankurikirana cyane kabisa. Undi muntu nshimira ni umuvandimwe wanjye bita Munyanziza, twabanaga mu nkambi ya Gihembe, ubu nawe ari USA. Ni umuntu mfasha inshuro nyinshi umunsi ku wundi. Hagakurikiraho undi bita Kandiko, ni mukuru wa Munyanziza, nawe ni umuntu usapotinga inshuro nyinshi cyane. Inzoga ntukizima byagenze bite ko mbo inzoga hari igihe mfata pause, kuko burya no kunywa inzoga buri munsi ntabwo aba ari sawa. Dore icyumba nabagamo gikiriya, dore naha, dore hano habaga abantu bita ba Yasiri, ba Fabu. Hari hasi hari icyumba twitaga 40, mabuje yabaga hejuru. Abo bita baratifa banusura bari bafite icyumba hano, it was very better. Mukomere mabuja amakuru se sha, dore naho nabaga sha, naho nabaga rwose, dore naho ahangaha rwose. Ubu iyo nyuze ahangaha mpita nibuka ibihe byiza nagiriye kwa mabuja Mutoni Asiya muri iyi geti iyi ngiyi, muri iyi geto nako. Ariho kuri kunshinja abagore, uri kunshinja abagore. Ninde wanga abagore? Ninde wanga abagore? Bazanye umugore wasambanye, Jesus abwira abantu ngo utarabikora na rimwe namutera ibuye. Jesus Yesu Kristo bamuzaniye umugore wasambanye. Bamase Yesu, uyu mugore tumukorera iki ko yasambanye? Yesu Kristo arababwira ngo utarapima na rimwe namutera ibuye. Abantu ntibirutse se? Ntabwo ari byo ngenderaho nsambana. Gusambana ni icyaha mu mategeko y'Imana, ariko mu mategeko y'Imana itegeko rikomeye
ni itegeko ry'urukundo niryo ryananiranye. Itegeko ry'urukundo ryarabananiye, niyo mpamvu usanga abantu bahigana ngaho Ikirene n'Uburusiya bari guhigana. None se ubwo itegeko ry'urukundo buriya Putin ararikurikiza? Mwarangiza ngo ni njyewe ngo uzajya kwa Satani ngo ntabwo nzajya mu ijuru. Ubwo Putin we azajya mu ijuru. Njyewe ushobora kuzajyayo kujya mu ijuru ni tombora. Hari n'igihe wakorera Imana na babandi birirwa bari gusenga kuri finale abantu ukabona uriye 0 ku 10. Harabavuze ngo nta n'ibyo ukeneye kujya mu ijuru. Oya kujya mu ijuru ngiyeyo yaba ari amahirwe, ariko nanagiyeyo ntagenda nk'abandi bose. Ku cyambere sinjye uzabura ijuru ngiye nyine n'abandi barahari. Urumva? Ni ukuvuga ngo wowe ijuru ntabwo ukeneye ahubwo icyakwihera amafaranga ukagera ariko uzi kugira ngo uruhire hano kuri iyi si n'ijuru ntuzaribona. Byose ukabibura. Reba nk'ubu hano ku isi nararushye, ngize imyaka 36, nta kintu cyiza nabonye, sinigeze ndya neza. Ubwo urabona naryaga neza icyo gihe. None se urumva iyi sura mfite ubu, urabona ameze nk'umuntu wari ibiryo bimeze neza? Urabona iyi sura atari y'inzara? wowe wazize inzoga? Nasize inzoga. Umva rero nkubwire cyiza, njyewe rwose Imana iramutse inyereye amafaranga nkabaho neza kuri iyi si, n'iryo juru rikaruta sasifi, ibyo biba bihagije rwose. Ubundi nkazacomoka nk'abandi bose. Naho ubundi icyo nabwira abaforowazi banjye, abafanazi banjye, abakunzi ba Yakamwana, so I need your support. Kandi hari abadiaspora rwose nako ntacyo mvuze, katubyihore. Mu Rwanda si uri mu bantu bafashwa n'abadiaspora cyane? Ngana Lobby Boy bino penza bana FRDC buruka ndengya kubina lokola M23 penza ezobini sabino bondo kwa kasinde njya kubina lokola kufia Lubaka moto na moto aluka ndenge yako bina moto na moto aluka ndenge yako fanda ekotite esi ekoti Bosolanda FRDC likambe si kote libino siko so M23 bari ku kazi kandi akazi kagomba gukorwa. So no kuvuga ngo inzuki ziri kurya ubuki. Jyanda ndakwiyamye nayo nabayemo, nanjye nyumva gutyo nk'abandi bose. Tajya kunshinja M23 ndakwiyamye wa Mungu, nyumva nk'abandi bose. Ntago nigeze mba muri M23 mbabarire cyane. Oya cyanize ngura ko nabaye umusirikare ngewe icyo mvuze gusa FRDC ni ukuvuga ngo inzuki ziri kurya ubuki, ebana buri wese abyina imbyino ye. So FRDC buruka marike yakobina ni icyo mvuze, ntongere kunshinja mu 23 ntago mbasi ntacyo. Yajyanda mu komando wahenge cyogeze ubona ngendo muri gikomando ngewe mubisi, ahubwo mubisi ni ukwihagararaho gusa bisanzwe biri aho ngo, ariko ngende umusivire mubisi, ahubwo icyo nabwira abaforowazi banjye, murabona ko bangeretse inda, mumbarire mumfashe. I need your support, subscribe, comment and sharing. Nanagiye Mama Passy, Official TV.